abantu benshi bakunda kumva ko kwitondera amategeko y'ibyo byabahesha guhirwa, ariko noneho Matayo arimo yandika akotinga asubiramo ibyo Yesu yari arimo avuga, yari yavuze ngo itegeko riruta ayandi ni iri ngiri: ukundishe Uwiteka umutima wawe, umukundishe ubwenge, umukundishe ubugingo, umukundishe tutonetre, wowe ubwawe n'umwuka n'ubugingo n'ubwenge n'imbaraga n'ubutunzi n'iki byose ubikundisha Imana. Ariko ntabwo wabasha kuyikunda, ndabisubiramo, ntabwo wabasha kuyikunda utarahishuriwe, utarizeye, utaremeje umutima icyo yagambiriye cy'uko Yesu ari we Kristo. Utarizeye ko Yesu ari we Kristo ntabwo wabasha kuyikunda. Twongeye kubaha ikaze inshuti mukundwa n'Umwami wacu ku Inyubako y Agakiza. Turabakiriye rwose kandi tunejejwe no kubana namwe, kuko tubakunda tukifuza kuzabana namwe nyuma y'ubu buzima kuko butarangirira aha. Rero duherukana tuvuga ku rukundo, dutangiye gufunga inzu yacu yitwa Agakiza, turimo dushyiraho amadirishya n'inzugi byitwa urukundo, aho twabonaga ko nta rukundo inzu yacu bari igihangari kitagira amadirishya n'inzugi, ko tudashobora kubona uko tugira icyo tuyimaza. Urukundo rudahari rwose ntabwo biba byuzuye, ntacyo biba bimaze, nubwo hari ibindi biba byarubatswe, ariko urukundo rudahari rwose pe, ku muntu uvuga ko ari umuntu w'Imana, urukundo rudahari nta kintu aba afite, nta kintu aba amaze, nta kintu aba ashobora kurinda, donc nta kindi kintu ashobora kungukirwa. Rero nta rukundo, ibyanditswe biduhamiriza ko umuntu ntacyo aba ari cyo, kandi ni koko nta rukundo ntacyo umuntu aba ari cyo. Rero ntabwo aribyo tugiye gusubiramo, ibyo nibyo twavuganye mu gice cyacu cyabanje. Uyu munsi tugiye kuganira ku gice gikurikiraho, noneho tukiri kuri urwo rukundo nanone tuvuga ibindi bigize urwo rukundo. Twasobanura urukundo icyo ari cyo, dusobanura urukundo tuvuga urwo ari rwo, ariko tugiye kuvuga noneho ku rukundo rwo gukunda Data wa twese, urukundo rwo gukunda Imana, urukundo rwo gukunda bene data, urukundo rwo gukunda bagenzi bacu. Ibyo ni ibintu turi buze kwibandaho cyane cyane muri kano gace tugiye kuganira. Rero reka dusengane, hanyuma ntucikwe, ahubwo turakwifuriza rwose kuba kumwe natwe. Turagushimiye Mwami Yesu kuko bw'ubuntu bwawe uduhaye umwanya mwiza wo kwibukiranya, umwanya mwiza wo kuganira. Turakwinginga rero kugira ngo ufashe abatwumva n'abazatwumva mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami wanjye twese tumenye icyo dushakaho, kugira ngo nitugitunga tubashe guhagarara aho ushaka ko duhagarara. Ngaho gira neza amatwi y'abumva rero, kugira ngo mu izina rya Yesu tukugire umugisha, Umwuka weraganiriza imitima dushyikira icyo ushaka kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Tuguhaye ikaze rero nshuti mwene data. Nari mbabwiye ko uyu munsi turi buze kwibanda cyane cyane ku rukundo rwo gukunda Data wa twese, urukundo rwo gukunda Imana, ndetse n'urukundo rwo gukunda bene data, gukunda abandi. Kuko ubushize bwo twaganira dusobanura urwo rukundo urwo ari rwo, uburyo umuntu atarufite ntacyo biba bimumariye. None nitwinjira muri rukundo rwo gukunda Data wa twese, urukundo rwo gukunda Imana, tukinjira no mu rukundo rwo gukunda abandi, turaza kuza gusanga umumaro n'intego zarwo, icyo bitwungura, icyo bitumenyesha, icyo bidufasha mu nzira ijya mu ijuru. Noneho kugira ngo dukunde, tumenye itangiriro ryarwo, tumenye uko rukura, tumenye icyo rumara, tumenye icyo rudufasha muri iyi nzira ijya mu ijuru, tumenye n'uburyo koko urwo rukundo rubasha kurinda umuntu kwinjiranwa n'ibitero biturutse hanze, kuko rwamukingiye nk'inzugi, rukaba rumukingiye nk'amadirishya, bikamurinda wa muyaga, bikamurinda za mvune. Kuko burya iyo urugi rwawe rukinze neza, ntabwo abajura binjira uko biboneye. Iyo urukundo rwawe, iyo ufite urwo rukundo ruturuka ku Mana, burya ibikwiba biragabanuka. Kuko inshuro nyinshi dukiranirwa, turakara, ducumura bitewe n'abantu batugose, cyangwa se bitewe n'ibintu bitugose. Ariko urwo rukundo rw'Imana ruhari, niba rwo gukunda abantu, hari ibyo rukurinda. Kuko tuganira ubushize twavuze ko burya uburemere bw'ikosa bushingira ku rukundo umuntu afite, kuko ikosa ritaremera
hakurikijwe uburemere bwaryo, ahubwo ikosa riremera hakurikijwe urukundo ukunda uwarikoze. Kuko burya urukundo rukoze nk'inyoroshyabiro. Niba muzi ibintu bita amortiseri bazita shock absorber, zifite ukuntu iyo ibiro byinshi bizituyeho zimanuka zitonze zigashyitsa ibiro hasi zikongera zikazamuka. Ni muri ubwo buryo urukundo rukora rukoroshya uburemere bw'ikosa, bituma umuntu iyo umukunda kumurakarira, kumugirira nabi, kumwifuriza ibibi, n'ibindi byo kumemukira mu buryo bitaboneka. Rero saho duhera, ahubwo ndagira ngo duhere ku rukundo rwo gukunda Imana, kuko urwo rukundo rwo gukunda Imana rudahari no gukunda bene data n'abavandimwe n'abatugose ntabwo bishoboka. Reka dutangirire ku magambo tubona mu butumwa bwiza, urwandiko rwa mbere rwa Yohana yanditse mu gice cya 5, turasoma umurongo wa mbere turageza ku wa 4. Haranditse ngo uwizeye wese, ndagira ngo nidusoma tugende twitonze kugira ngo uze kumva ahari ibyakugirira umumaro muri byo. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana. Umuntu wizeye ko Yesu ari Kristo, ko Yesu ari umucunguzi, niwe wabyawe n'Imana. Kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushye. Kuko icyabyawe n'Imana kinesha iby'isi, kandi ukundi ko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Imana itugire neza. Reka dusubire inyuma hanyuma tuganire twitonze buri muntu uko twagiye tuwufata. Yohana witwa Yohana w'urukundo arimo aratubwira ngo umuntu wizera ko Yesu ari we mucunguzi, umuntu wizera ko Yesu ari Kristo, niwe wabyawe n'Imana. Noneho kandi ngo ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe. Yohana yararimo ashaka kutwereka itangiriro ryo gukunda Imana, ko ritangirana no guhishurirwa ko Yesu ari we Kristo, ko Yesu ari umucunguzi, ko impongano y'ibyaha twakoze yabonetse kuri Kristo akaba ari we Igitabo. Aravuga ngo umuntu wizera ko Yesu ari we mucunguzi niwe wabyawe n'Imana. Ndagira ngo tugendane. Umuntu wizera ko Yesu ari we mucunguzi niwe wabyawe n'Imana. Yesu twabonye, Yesu twumvise, Yesu twabwiwe, Yesu watwiyeretse, Yesu twasomye mu bitabo. Umuntu wemera ko ari umucunguzi niwe wabyawe n'Imana. Arakomeza aravuga ngo kandi ukunda Imana yamubyaye ni nawe ubasha gukunda n'uwabyawe. Aravuga ngo kandi ukuri ko gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo. Anavuga ngo amategeko y'Imana ntabwo arushye, kubera ko icyabyawe n'Imana kinesha iby'isi. Rero urukundo rwo gukunda Imana rutangirana nuko twizeye ko Imana yaduhaye umwana wayo kugira ngo abe igitambo cyo gukuraho ibyaha byacu. Hanyuma urwo rukundo rwo gukunda Imana nirwo rutuzanira kubyarwa nayo, kuko uwemera ko icyo ngicyo, no kuvuga ngo Yohana arimo yandika mu gice cya 3:16 mu butumwa bwiza, ko yari yavuze ngo kuko Imana yakunze byatumye itanga umwana. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo yadukunze urukundo rukomeye rutuma itanga umwana, ibitewe nuko yabonaga ingaruka zibizatubaho, ibimenye bitari ibyaha, ibimenye tutarabibona, ibimenye twebwe tutarabigiramo uruhare, tutazi n'ibyo ari byo, ariko kugira ngo iturinde urwo rupfu iduhitiramo uburyo bwo kuducungura. Ubwo buryo buyisaba gutanga umwana wayo w'ikinege, noneho igamije, kuko icyo yakoze twebwe ntabwo twari tuzi ingaruka z'ibyaha.
ntabwo twari tuzi uko bizatugendekera, ntabwo twari tuzi ko inzira turimo y'icyaha izaduhingutsa mu rubanza rw'iteka, mu muriro w'igihenomu, mu kubabazwa by'iteka ryose, ku ingaruka z'ibyaha ari urupfu, ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Imana ibimenye twebwe tutarabimenya, Imana ibimenye twebwe tutabizi, tutazi ingaruka zabyo, ihitamo kubitumenyesha no kudushyiraho uburyo bwo kwiyunga nayo. Irangije ishyiraho igitambo, ishyiraho impongano, ishyiraho umucunguzi ari we Kristo. Irangije isaba ko umuntu umwizera ataza kuza gupfa, ahubwo ahabwa ubugingo, ari buze kuza kugira amahirwe yo gukira cya gihano, kuva muri ya nzira yari arimo imugeza mu rupfu. Hanyuma urukundo rw'Imana rukagaragara itanga umucunguzi. Noneho aratubwira ngo umuntu wese wizera ibyo, umuntu wizera iby'Imana yakoze, umuntu wizera iki gitambo, umuntu wizera ko Imana yafashe uwo mwanzuro wo kuturinda kujya muri gihenomu, mu muriro utazima, mu buribwe, mu bubabare, mu rupfu rw'iteka ryose, umuntu wizera ibyo niwe wabyawe n'Imana. Hanyuma iyo umuntu yizeye ko Yesu ari we Kristo, ari we Mana ikiza, ari we gucungurwa kwacu, bimuzanira gukunda Data wa twese. Amukundira iki? Amukundira ibyo Imana yakoze, biraza bikamubera imbarutso ituma umuntu yinjira agakundira Imana icyo yamukoreye, Noneho rero tudatinze, ndagira ngo twongere andi magambo kugira ngo tuze kubijyanira hamwe muri Matayo mu gice cya 22. Umuntu yigira imbere agakundira Imana icyo yamukoreye. Niyo mpamvu hano yakunze kuvuga ngo turayikunda kubera ko ari yabanje kudukunda. Nagatwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana dukunze ikatwishurira, ikatwimenyesha, ikatumenyesha imigambi yayo, ikanatugira neza, ikaturinda rurya rupfu. Noneho abisobanura neza Yohana, aravuga ngo turayikunda kubera ko yabanje kudukunda. Hanyuma no gukunda Data wa twese kutuzanira iki? Atubwira ngo umuntu wese wabyawe n'Imana, icyabyawe n'Imana kibasha kunesha iby'isi, kuko reka tubanze dusome 22. Hari amagambo dusanzwe tuzi. Yohana yari atubwiye ngo uko niko gukunda Data wa twese nuko twitondera amategeko ye, kandi ayo mategeko ye anavuga ngo ntabwo arushya. Niyo mpamvu natwe tugiye kureba muri 22:37 Umwami Yesu yivugiye, arimo avuga ngo itegeko rushande gukomera niko umutwe w'amagambo uvuga. Nawe aramusubiza ati ukundishe, reka duhere hejuru. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri umwigisha amategeko amaze amugerageza ati mwigisha, itegeko rikomeye mu yandi ni irihe? Nawe aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Turi ku ijambo rivuga gukunda Data wa twese, urukundo rwo gukunda Imana. Ese rutumarira iki? Rutuzanira iki? Kuki ari ryo tegeko riruta andi mategeko? Kubera iki dukwiriye? Ese urwo rukundo ubundi rwakomoka ese ubundi turufite rwatumarira iki? Ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ni iri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuriraho. Noneho tugeze ahantu heza, aho urufunguzo rwo kubana n'Imana, urufunguzo rwo kumvira Imana, urufunguzo rwo kugendana n'Imana ruri, aho Umwami Yesu ubwe, uwo nguwo biri kutubwira kwizera, atubwira ngo dukundishe Uwiteka umutima, dukundishe Imana yacu ubwenge, dukundishe Imana yacu ubugingo, tuyikundishe ubutunzi, tuyikundishe imbaraga, tuyikundishe tunotretre, twebwe ubwacu dukunde Uwiteka Imana n'imitima n'ubwenge n'imbaraga. Noneho aravuga ngo iryo tegeko niryo tegeko ry'imbere mu yandi. Nicyo kintu mbakeneho gukunda Data wa twese. Avuga icya kabiri, aravuga ngo kandi irindi rihwanye naryo ni ugukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Iri rya kabiri turaza kurivuga mu gace gakurikiraho, reka twite ku rya mbere. Irya mbere ririmo ritubwira gukundisha Uwiteka umutima wacu wose, n'ubwenge, n'imbaraga, n'ibindi. Kandi ngo umuntu ukunda niwe wabyawe n'Imana, twavuze mu gice cyashize. Hanyuma uko kubyarwa n'Imana nako kukaza kugakomoka ku kuba twarizeye icyo Imana yakoze.
iyo twizeye icyo Imana ikoze, iyo twizeye icyo Imana yakoze ari cyo kuduha umwana, bire mu rukundo mu mitima yacu ko tuyikundira ko yadukunze. Ni ukuvuga ko yaturebeye imbere ikatumenyera ibizatubaho, ko ari ugupfa bw'iteka ryose. Urupfu rw'umubiri si rwo nitayeho cyane, ahubwo ndanavuga urupfu rwo mu mwuka. Urupfu rwo mu mwuka ni ugucirwaho iteka, hanyuma uko gucirwaho iteka imaze kuturebera mbere, idusaba byonyine kwizera ko yashimye kuduha uburyo bwo kuducungura. Iravuga ngo uwizera ko Yesu ari Kristo, uwizera ko Yesu ari umucunguzi, niwe wabyawe n'Imana. Noneho bigiye kuba kwizera igitambo cya Kristo bituzanira gukunda data wa twese. Bigiye kutuzanira gukunda data wa twese, kuko ntabwo twamukunda with no reason, ntabwo twamukunda nta mpamvu. Uburyo urukundo rwose rugira impamvu, by'umwihariko twebwe ku bantu, kuko twatangiye kugera ku rukundo kubwo tugomba gukunda. Urukundo rw'Imana rwo nta mpamvu, rutangira rudafite impamvu kugeza igihe umuntu ahindukiriye. Iyo atarahindukira umva ruba rumukurikirana rudafite impamvu, rudashaka ko yarimbuka, byonyine rushingiye kuri kamere yayo. Urukundo rudafite impamvu agape. Noneho twageze ku rukundo kubwo tugomba gukunda. Urukundo tugomba gukunda rero, tugomba gukunda Imana, niho duhereye. Ni urukundo rugomba gukomoka mu kwizera, kuko urukundo ntushobora kuba hatari ukwizera. Urukundo rwo gukunda data wa twese ntirwashoboka hatari ukwizera, kandi kwizera kwacu gutangirana no kwemera icyo Yesu yakoze kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ntabwo byumvikana ubundi ukuntu ryakabaye ari ipfundo kwizera, ariko noneho dore ni ipfundo, kubera ko icyo Imana yakoze twe nta ruhare twakigizemo. Turimo turasabwa kugira ngo twizere icyo Imana yaturebeye, yadufatiye, yaduteganyirije, yadushyiriyeho kugira ngo kizaturinde urupfu rw'ubugingo, kuko ibintu byaha twakoze byari urupfu, idushyiriraho impongano. Muri ubwo buryo rero, iyo turimo dusabwa kwizera, tuba turimo dusabwa kwemera icyo Imana yadukoreye, yadufatiye kugira ngo dukunde tubone ubugingo buhoraho. Umwizera wese ntarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Uko gukunda data wa twese nuko iyo tumukunze tubitewe no kwizera icyo yakoze, bituzanira ubugingo buhoraho. Reka dusubike gatoya, turakomeza mu gace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire, ntucike rwose. Turagarutse inshuti mukundwa n'Umwami wacu Yesu. Twari turimo tuvuga ku byo kwizera n'urukundo, uburyo urukundo tugira dukunda data wa twese rugomba gushingira ku kwizera, kuko ntitwakunda Imana hatari ukwizera. Turakomeje rero tudatinze, turi kuri iyo ngingo, kuko Imana yakunze byatumye itanga umwana wayo. Noneho umuntu wese wizera icyo Imana yakoze niwe ukunda. Naho ngaho turi Yohana 13, Yohana urwambere rwa Yohana 5, nanone umurongo wa mbere kugera ku wa 4 niyo magambo twasomye turimo dutangira kino cyigisho, na 22 Matayo 37, aho twavuze itegeko rirusha ayandi yose. Mwene data, uwizera n'utizera. Urumva no hano tugiye gutangira, kuko Yesu yaravuze ngo itegeko. Abantu benshi bakunda kumva ko kwitondera amategeko y'abyo byabahesha guhirwa, ariko noneho Matayo arimo yandika akotinga asubiramo ibyo Yesu yarimo avuga, yari yavuze ngo itegeko riruta ayandi ni iri ngiri: ukundishe Uwiteka umutima wawe, umukundishe ubwenge, umukundishe ubugingo, umukundishe tutonetre, wowe ubwawe n'umwuka n'ubugingo n'ubwenge n'imbaraga n'ubutunzi n'iki byose ubikundishe Imana. Ariko ntabwo wabasha kuyikunda, ndabisubiramo, ntabwo wabasha kuyikunda utarahishuriwe, utarizeye, utaremeje umutima icyo yagambiriye cy'uko Yesu ari we Kristo. Yesu agumugisha cyane, ndagira ngo tugendane, kandi agumugisha wo kubimenya, wo kubyumva, wo kubishurirwa, wo kubishyikira rwose. Utarizeye ko Yesu ari we Kristo ntabwo wabasha kuyikunda. Ni ukuvuga ngo itegeko rya mbere riraza kwinjirana n'urukundo rwo gukunda data wa twese rukomoka ku cyo yakoze ku bwawe. Noneho iryo tegeko rya kabiri rikazana n'ikindi cyitwa gukunda bene data, gukunda mugenzi wanjye. No gukomeza ko shambo ryitwa mwene data, ari utaze kuza kwibwira ko bifite exclusivity, wenda ngo mwene data ninde. Oya, reka twivugire mugenzi wanjye uwo ari we, Imana itugire neza. Muri urwo rukundo rwo gukunda Imana, niho hazamo kwitondera amategeko, kandi ayo mategeko Yohana yatubwiye ngo aya mategeko ntabwo arushya. Na Yesu yarivugiye ngo kuko kunkurira kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye.
ibi bintu bishoboka gusa iyo hari urukundo, kuko iyo urukundo ruhari amategeko ntakomera, nta nubwo anabarwa. Nabonye ahantu haba amategeko kuruta ahandi hantu ni ahantu hitwa mu muryango. Mu muryango umuntu wese afite ikintu asabwa n'ikintu asaba. Abo umugabo afite icyo asaba, afite n'icyo asabwa. Abo umugore afite icyo asaba, afite n'icyo asabwa. Abo abana iyo bigiye hejuru bafite icyo basabwa, bafite n'ibyo basaba. Rero ikintu cyanangaje umwanditsi w'imigani arimo yandika igice cya nyuma, yavuze ko mu muryango hataba amategeko ahubwo haba imico. Ni ukuvuga ngo amategeko yo mu muryango nta ruhanya igihe hari urukundo. Hari n'igihe mutamenya ko ayo mategeko ahari kubera ko buri muntu wese yisanga mu nshingano zagomba kuzuza. Niba ari umudamu mu rugo, ari umugore mu rugo, akamenya ntavunika kubera urukundo ruhari. Ariko iyo urukundo rwanyeganyeze, nayo amategeko atangira kubona kuremererwa, nayo agatangira kubona karushywa, agatangira kubona ibyasabwa biremereye kubera urwo rukundo rwanyeganyeze. Ariko iyo urukundo ruhari, umugabo ntavunwa n'inshingano ze, n'umugore ntavunwa n'inshingano ze, n'abana ntibavunwa n'inshingano zabo ko bemera kumvira babishyizeho umutima kubera ko bafitiye icyizere ababyeyi. Abana bakumvira ababyeyi babo umwami wacu ko ari byo bakwiriye. Ababyeyi ntibasharirire abana, umugabo agakunda umugore, umugore akagandukira umugabo, nk'uko amabwiriza ameze mu buryo bw'umubiri. Noneho ayo mategeko n'ayo mabwiriza ni ibintu bidakomera iyo hari urukundo. Ni ukuvuga ngo urukundo ruduhesha koroherwa no kwitondera amategeko. Ni ukuvuga ngo amategeko y'Imana ntarushyigiye igihe hari urwo rukundo data wa twese, kuko nta rukundo ruhari amategeko rwose pe nta muntu utavuga ko amategeko nta nubwo ko yitondera bishoboka igihe urukundo rudahari. Ni mpamvu Yesu arimo abivuga, yaravuze ngo ntabwo naje gukora amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Ni ukuvuga ngo naje kubabashisha kuyitondera, naje kubaha uburyo bwo kuyagenderamo. Icyaratsa neze ni iki? Ni ukuduhishura data twese wadukunze. Kuko iyo hari gukunda Imana no kwitondera amategeko biroroha, Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Amategeko mvuga ni amategeko duhabwa no guhishurirwa, amategeko y'umwuka, amategeko yo gukurikiza ubushake bw'umubyeyi wadukunze akatwitangira. Ntabwo ndi bujye kure cyane muri ibyo ngibyo, ahubwo ndagira ngo nivugire ku ngingo twavuze ijya ku murongo wa 4 irimo ivuga ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Kuko benera reka mbabwire, burya ibyo ninjya kubivuga nkifashisha amagambo ari mu rwandiko rwa Yohana. Ndakoresha igice cyaho cya kabiri ku murongo wa 15 kugira ngo tubijyanishe, hanyuma tuze kuvuga no ku rukundo rwo gukunda bagenzi bacu. Nibikunda turabona uburyo bwo kubivuga, cyangwa se nibidakunda tuzabishyire mu gace kacu gakurikira, kugira ngo murabizi ko tuba dufite video zifite umwanya dushaka gukoresha iminota 30, 20 n'ingahe, 30 n'ingahe tutaharenza, kugira ngo turusheho gufatanya kuri buri gice. Hanyuma arandika aravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data twese ni kuba kuri muri we. Nahangana ndi munshaka. Yohana yari yavuze hirya muri 5 aravuga ngo umuntu wese wizera ko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda nuko nguko nuko umuntu itondera amategeko y'Imana n'ibindi. Hanyuma wakugira inyuma gatoya, Yohana akavuga ngo gukunda data twese ni kuba kuri muri we, umuntu nakunda iby'isi. Yohana yari yavuze kandi ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Turi kuri no rukundo rwo gukunda Imana, rwo kwitondera amategeko, rwo kwitondera ubushake, rwo kwitondera imico, rwo kumvira. Yohana avuze ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu adakunda data wa twese, arizo rukundo rwo gukunda iby'isi. Mu by'ukuri turi mu bihe bihindagurika, turi mu bihe isi yamaze kwikurura abayikunda benshi, ifite abakunzi benshi, byatumye urukundo rwa benshi rukonja, rwaba rwo gukunda Imana, rwaba rwo gukunda bene se. Ariko rwo gukunda Imana reka bararwomeraho, kubera ko uyu munsi kumvira Imana cyangwa se kubaha Imana, gukunda Imana gusigaye gufite ikintu kibangikanye nabyo, ari rwo rukundo rw'iby'isi.
urwo rukundo rw'iby'isi rero ruraza rukabangikana n'urukundo rwo gukunda Imana. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'iby'isi n'urukundo rw'ibyo tubona, kandi burya ibyo tubona inshuro nyinshi n'ibyo dukurikira. Twabivuze mu gice cyitwa kwizera cyo gusakara. Ibyo twizera, ibyo twemeza imitima ko ari iby'ukuri, nibyo bidutera kumvira, nibyo bidutera gukorera, gukurikiza, kwitaho, gushyira imbere n'ibindi. Noneho rero ugasanga kumvira ubushake bw'Imana biragoye, kuko bibangamira hato na hato cyangwa se hanini uburyo bwo kubona za miya cyangwa se bya by'isi tuba turimo twifuza. Rero Yohana asobanura neza ko iyo umuntu akunze iby'isi, gukunda data wa twese kuba kutakigize gute, kutakiri muri we. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akurikiranye ibiboneka, iyo ari byo abanje, iyo ari byo akunze, iyo ari byo ashyize imbere, kugira ngo azumve iby'ijambo ry'Imana rimusaba, iby'ubushake bw'Imana bimusaba, ibyo kwizera ko Yesu ari umucunguzi, ibyo bihita byigendera, kimwe kimura ikindi. Ariko aravuga ngo uwizeye we, icyabyawe n'Imana kibasha gutsinda, kibasha kunesha iby'isi, kuko umuntu wese wizera ko Yesu ari we Kristo aba afite impamvu ifatika yo gukunda data wa twese, aba afite impamvu yo kumva icyo Imana yakoze, bikamutera kumva ko kuba ariho, kuba atazarimbuka, kuba atazacirwaho iteka, atari uko kuba byonyine atazacirwaho iteka, akumva ko ari ikintu, ari ubutunzi bukomeye yahawe n'Imana buruta ubundi. Ibyo ngibyo bimutera kutita ku byo atunze none, kuko kuba bitunze, kuba hari icyo afite, kuba hari icyo yabona, kuba hari ikizayasingira, abikomora ko Imana yakoze icyo. Iyo bitaragikoze, ubu ngubu ntihari kuzibukwa, yari kuzabigira ariko akazapfa nk'imbwa, yari kuzabigira ariko ntazagire icyageraho. Bityo icyo Imana yakoze cyari gikomeye. Hari umuririmbyi ugeze kuvuga ngo iyo ntekereje ku rukundo Imana yankunze, mbona neza ko rukwiriye kunyitangisha byose, ibyanjye n'umutima wanjye bikaba iby'Imana, akaba ari ibitegeka. Rero uru rukundo rwo gukunda Imana ntabwo ari agahato, icyakora n'itegeko Yesu yatubwiye ko riruta andi mategeko. Aratubwira ngo umuntu nakunda kundisha Uwiteka umutima, kundisha ubwenge, niryo tegeko rizaba riruta andi mategeko yose. Birashoboka ko hari andi mategeko ugerageza kwitondera, ariko Yesu we yabonye ko gukunda data wa twese tubihawe no kwizera icyo yakoze bituzanira kumukunda bikadufasha kwitondera amategeko ye, kwitondera amategeko ye bikatuzanira kuguma mu rukundo rwe, kuguma mu rukundo rwe bikaduhesha gusaba icyo dushaka tukakibona, tugakuza umubano, tukagendana n'Imana, tukagenda, kuko dukure none kwitondera urukundo rwo gukunda iby'isi, kuko rutuzanira gutakaza urukundo rwo gukunda data wa twese. Iyo dukunze iby'isi, gukunda data wa twese kuranamuka, kuracagura, kuvaho Imana tugiye neza. Ntabwo nshaka gutinda aho ngaho cyane, ahubwo nashaka kwigarukira kuri aya mategeko. Yesu aravuga ngo iyo umuntu akunze data wa twese aba yitondeye amategeko, kuko andi mategeko asohorera, yuririra kuri urwo rukundo rwo gukunda Imana. Kuko iyo hari gukunda Imana, niho haza nyine kwitondera ibyivuga, kwitondera ibyishaka, kwitondera ibyo guhitiramo, kwitondera umugambi wayo. Hanyuma hakaza no gukurikiraho ikindi kuri cyo, aricyo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Burya hari ibanga rikomeye ryo kugendana n'umuntu, ryo kubana n'umuntu. Burya urukundo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo abantu bakunde babane. Niyo mpamvu wumva inshuro nyinshi urukundo ukumva mu bantu babana, ndagukunda niryo jambo riruta ayandi. Noneho iryo jambo rya ndagukunda niyo nicyo kintu, niwo murungu utuma abantu babasha kubana. Urwo rukundo rudahari rero, kuko ibindi byose ibyo usabwa n'ibyagusaba byoroshywa nuko iri jambo rihari ryitwa ndagukunda, kuko niryo rituma akubwira ngo haguruka ujye hano ukajyayo, akubwira ngo byihorere ukabireka. Niryo riguhagurutsa ugakora umugirira umuntu mutigeze mumenyana, umuntu mwahuye mukuze, ugasanga
ugiye gufata umwanya wo kubana nawe, wo kuba mu rugo rumwe nawe, wo kumesa imyenda ye, wo kumugaburira se, wo kumutekera se, wo gukora kubwe se, donc buri ruhande rwose. Ibi bintu byashobotse bite? Ariko no kubera iki kintu cyitwa urukundo, kandi urwo rukundo rwazanywe n'icyizere wamugiriye. Noneho rero ibyo ngibyo biraza kudufasha kumva uburyo kwitondera amategeko bitarushya igihe urwo rukundo ruhari, kubera ko burya urebye umuntu icyemezo afata cyo kubana n'undi, ubundi n'icyemezo kitumvikana, umuntu mutavukana, umuntu mutaziranye, umuntu ni gute mufata icyemezo cyo kuba mu nzu imwe ukamukorera, ukabyuka ujye mu kazi kubwe, noneho nawe akabyuka ku bwawe? Nyine iki kintu cyitwa urukundo. Urwo rukundo ni rwo rutwemeza kwitondera amategeko mu buryo butatuvuna. Iyo hari ukwizera icyo Kristo yakoze, kwizera icyo Imana yakoze ku bwacu, biduhesha mu buryo bworoshye kwitondera ibyo Imana itubwira. Iyo urwo rukundo ruri rwo gukunda Imana ruturinda gukunda iby'isi ngo tubishyire imbere, iyo urwo rukundo rwo gukunda Imana. Kuko iyo urwo rukundo rwo gukunda iby'isi ruje, kwa kwitondera ibyo Imana itubwira, bibaye nk'undi mugabo winjiye, kwitondera ibyo Imana itubwira, kwitondera ibyo ushaka, ugahitamo ibyo ukunda, ugahitamo ibyo ushaka, ugahitamo ibyo kunezeza. Kwa gukunda bya bindi bimunezeza nta kuba kugihari, kwa gukunda imico ye ni kuba kugihari, kwa kwita ku byo ashaka ni kuba kugihari. Niyo mpamvu umwanditsi yatubwiye ngo nyamuneka umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntabwo kuba kuri muri we. Hari imbaraga rero z'igitangaza ziduhesha kunesha iby'isi, kubera ko twabyaye tugahishurirwa urukundo rw'Imana. Imana itugiye neza. Reka rero dusubikira ahangaha kugira ngo mu gace kacu gakurikiraho tuzakurikira tuganira ibyerekeranye n'urukundo rwo gukunda bagenzi bacu, kuko amategeko ni rimwe, akazi n'irindi rihwanye n'irindi. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga, wowe ubwawe ukundisha Uwiteka. Iki ni cyo kintu Yesu yadusabye, aravuga ngo nimwitondere icyo ngicyo n'ibindi bizurira kuri byo. Aravuga ati n'irindi rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iryo turaza kuzariganira mu cyacu gikurikiraho. Ntuzacikwe, kandi ugibuka gukanda subscribe kugira ngo ubone video zacu ku gihe. Nta kindi kintu biri buze kudufasha urwacu ruhande keretse kuba hamwe nawe, tukazagendana no mu bihe bizakurikiraho. Imana rero igumugisha. Reka dusengane. Urukundo rwo gukunda Data wa twese nyamuneka ntukarubure, kuko nicyo kimenyetso cy'uko tubyawe n'Imana, cy'uko twizeye ko Yesu ari Kristo. Iyo umuntu yizeye ibyo bimuzanira urwo rukundo. Turagushimiye Mwami Imana yacu kuko udukunda kandi ukatwitaho. Tuganiriye mu nshamake y'urukundo rwo gukunda, ariko tuzi neza ko urukundo rwo kugukunda iyo rutunganijwe rumara umuntu ubwoba. Ibyo yatinyaga agatangira kubitinyurwa nuko watinyutse ugatanga umwana wawe kugira ngo wakunda abeho. Bityo rero uwizera ibyo ntarimbuka, kuko wadukunze natwe turagukunda. Nuko rero dore kubishirwa no kubimenya, kandi udufashe ugire neza abatwumva bose kubwa Yesu umucunguzi. Amen.